Nongeye kubaha ikaze nanone kuri Learn with Dr. Olive, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, ariko nanone tutibagiwe mama na papa kuko nibo bantu badufasha kugira ngo nyine abana bamererwe neza, ari nayo mpamvu tuba tubagezaho ibiganiro bireba abo bantu bose muri rusange, kuko abana bakeneye iyo supporting system nziza, bafite ubuzima bwiza nabo kugira ngo babashe kwita ku bana. Njye rero mubana muri ibi biganiro nitwa Olive, ndi umuganga, nkaba no kwiga byimbitse kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Ndagusuje kandi nawe dusanzwe tubana rwose wahisemo no kudushyigikira ugakora subscribe, ariko nanone niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ntugende udakanze subscribe kuko ni ibintu byiza uzajya wunguka kuri iyi channel. Rwose wisharinge, kandi ikindi ntukagende udakoze like ku biganiro byacu kuko biri guha amahirwe menshi ba bantu kugira ngo nabo bagire ubwo bumenyi bunguke n'ibyo bintu byose. Uyu munsi rero mbazana ikiganiro cyiza, abamama, abakobwa mwifuza kumenya byinshi ku buzima bwanyu bw'imyororokere, cyane cyane uburumbuke cyangwa fertility. Abantu benshi bakunda kwibaza ni gute namenya cycle yanjye, like menstrual cycle yanjye, ese ni gute nzamenya ko ndi ibyo twita ngo regular, ntagira cycle ihinduka cyangwa ngira cycle itagihinduka, ese ni ryari nzamenya yuko ndi mu gihe cy'uburumbuke cyangwa ndi cya gihe kiri safe, kugira ngo nyine menye sobanukirwe ibyo bintu byose. Ruby, hi, come, close the door. Guys, reka dukomeze, nizere ko nyine bitabera disturbance. Come and say hi. Ngwino usuhuze abantu. Guys, this is Ruby, my baby. Ngabasuhuza. Hi, nizere ko bameze neza, turi kuganira, Nzabwira witwa nde? akoze adigabe n'undi umuhungu imyaka 6. Wiga mu wa kangahe? Gatatu. Nese uvuye he? Gusenga. Babigishije ngo iki? Babigishije ngo iki ku rusengero? Mu Kinyarwanda? Mhm. Mu Kinyarwanda. Babigishije mu Cyongereza? Reka Cyangwa mu Gifaransa? babigisha mu Gifaransa? Okay. N'icyongereza. Mwasenze no mu Cyongereza? Okay, bwagenda mwamaze ikiganiro. Guys, mureke dukomeze nyine, nk'uko nari mbibabwiye, ubundi nkeka ko buri muntu wese aba akwiye kumenya nyine fertility, aba akwiye gusobanukirwa ubuzima bwe bw'imyororokere. Icyo ni ikintu kiri crucial, ni ikintu cy'ingenzi gusobanukirwa ubuzima bwawe bw'imyororokere, kuko bizatuma umenya buri mpinduka yose iba, impamvu, ndetse niba habaye impinduka bizatuma umenya yuko ukwiye kujya kwa muganga ukamenya impamvu nyine izo mpinduka ziri kukubaho, cyane yuko hari na bimwe bishobora kwaratinga yuko ubuzima bwawe butameze neza. Stop, banze ndangize ikiganiro. Nyine bizatuma umenya ubuzima bwawe uko bumeze, ndetse na za mpinduka zose nyine zishoboka ziri kuza, ubona zidasanzwe, bitume nyine wajya kwa muganga byihuse kandi vuba bakagufasha. Rero nk'uko nabibabwiye, tugiye kuza tumenye fertility, tugire ubumenyi kuri fertility. Ese menstrual cycle, nyine ni ryari nzamenya phase ya menstrual cycle yanjye ngezemo? Ubundi nk'uko bimeze, menstrual cycle ifitemo ibyo twita ibice 4. Harimo menstrual phase, harimo follicular phase, harimo ovulation phase na luteal phase. Ndagenda basobanurira ibyo bintu byose kugira ngo mugire idea ya menstrual cycle yawe. Ruby, stop. Guys, rero menstrual phase ni cya gihe nyine uzaba uri mu mihango. Iyo uvuye mu mihango hakurikiraho icyo twita follicular phase, cya gihe nyine ovaries zawe zitangira kongera kwitegura gukora amagi menshi, akagenda akura, akageza nyine cya gihe n'ubundi azongera
akarekurwa cyangwa akaba secreted, ukagera mu cyo twita ovulation phase, ni hahandi ryagi ryamaze gukura neza noneho rirekurwa, ari nayo mpamvu ari iyo rirekuwe rikarekurwa mu miyoboro ntanga, ni hahandi nyine uzasanga n'ubundi nimba ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ni hahandi uzasanga ushobora gusama. Iyo havuyeho ovulation phase hazaho icyo twita luteal phase. Muri luteal phase rero ni ya minsi iri inyuma ya ovulation, wamaze kurekura igi, wenda se nimba hatabayeho fertilization, nta ntanga, nta mibonano wigeze ukora ngo habeho izo sperm zize kuba zahura na ryagi, ubwo nyuma yaho hazakurikiraho luteal phase, hahandi nyine nanone uba utegereje the next menses, cyangwa uba utegereje kongera kugira imihango nanone. Rero umuntu ashaka kugira regular cyangwa irregular, ashaka kugira menstrual cycle idahinduka cyangwa akagira menstrual cycle ihinduka. Ese ibyo nyine bivuze iki? Ubundi periode like normal menstrual cycle ingana n'iminsi nibuza 21 kugera kuri 35. Uzasanga harimo abantu bagira menstrual cycle ifite 21 days, abandi bakagira 28, abandi bakagira 30, ubundi bavuga ko ari normal iyo ugira nibuza menstrual cycle itari munsi y'iminsi 21 kandi nanone itarengeje iminsi 35. Igihe rero irengeje munsi cyangwa iri munsi yayo, uba ufite icyo twita irregular phase. Bivuze yuko igihe amagi yawe arekurirwa cyangwa ovulation yawe iba mu bihe bitandukanye, ukwiye nyine gutekinga precaution niba ari umuntu udashaka gutwita, kugira ngo nyine bitakubera burden cyangwa bigatuma nyine utwita inda utateganyije. Icyo gihe rero ndakeka waba uri umumama, waba uri umukobwa, ibi ni ibintu biri ingenzi kubimenya, kuko bizagufasha kumenya imihindukire yawe y'umubiri, kumenya ibintu byose nyine uko bigenda bihinduka ku mubiri wawe. Rero ikindi bizagufasha, bizagufasha kumenya cya gihe cy'uburumbuke bwawe ndetse na cya gihe kiri safe cyawe. Uburumbuke like nicyo twita fertility period cyangwa safe period. Fertility period ni igihe like chance yo kuba watwita yiyongera cyane, noneho safe period ni cya gihe chance yo kuba watwita igabanuka cyane. Icyo gihe rero ndakeka buri wese akwiye kukimenya, kuko ni ubumenyi nyine umuntu aba akwiye kugira, utitaye nimba uri umugore, utitaye nimba uri gutegura gutwita, kuko ndakeka nyine kugira ubumenyi ku bintu ni ingenzi, kuko hari n'ubwo ukenera gusobanurira undi muntu, nyine ni ingenzi kugira ubwo bumenyi regardless yuko ushobora kuba wifuza gutwita cyangwa utifuza gutwita. Rero abantu benshi uzasanga bagira menstrual cycle zabo ihinduka cyane, akenshi iri hejuru y'iminsi 35, period yabo ari ndende cyane. Abo bantu akenshi uzasanga bafite ibyo twita polycystic ovarian syndrome, kwa kuntu ufite nyine like amacyst menshi kuri ovari zawe. Ni ingenzi yuko ushaka kujya kwa muganga bakagukorera ibizamini, bakakurebera kugira ngo umenye uko ubuzima bwawe buhagaze. Ikindi uzasanga abantu bashaka kugira thyroid disease cyangwa ibintu like uburwayi bw'abantu usanga bafite umwingo, nyine indwara zose zifata thyroid. Ibyo nabyo ni ingenzi ko bimenya, kuko bifite aho bihuriye n'imisemburo n'imihindagurikire y'imisemburo. Rero ni ingenzi yuko nanone ibyo mubimenya kugira ngo ube wajya kwa muganga. Ese ubundi nakwibaza, ni gute nzamenya menstrual period yanjye? Ni gute nzamenya ko mfite iminsi 21? Ni gute nzamenya ko ndengeje iminsi 35? Ni gute nzamenya ko mfite iminsi 25? Ndabizi abantu benshi ntabwo bazi kubibara, nihangane nyine hari akana, ariko ndakeka muri kunyuma. Ubwo rero ukuntu uzabimenya, ubundi tubara menstrual period gute? Uhera the first day, umunsi wa mbere wagiye mu mihango, ukabara uwo munsi kugeza wa munsi ubanziriza igihe kindi uzongera gutangirira imihango. Tuvuge urugero, nimba wagiye mu mihango ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri, iyo tariki ya mbere y'ukwa kabiri niwo munsi period yawe itangiriye.
wenda tuvuge nimba yatangiye ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri ukongera ukayijyamo ku itariki 3 z'ukwa gatatu, bivuga yuko periyodi yawe, iyo menstrual cycle yawe ya mbere yarangiye ku itariki 2 z'ukwa gatatu. Urabara iyo minsi hagati y'iya mbere y'ukwa mbere kugeza ku itariki 2 z'ukwa gatatu, niyo periyodi yawe. Bivuga ko za 3 wongeye gutangira ni first day y'indi minsi yawe, uzayiheraho ubara indi minsi y'indi cycle yawe ikurikiyeho. Nizere ko ibyo bintu mubyumvishe. Uko niko tubara nyine menstrual period yacu. Kumenya nyine menstrual period yanjye ingana gute, ifite iminsi ingahe, ni ukuyibara. Ni umunsi wa mbere agiye mu mihango kugeza ku munsi wa nyuma ubanziriza indi period yawe igihe yatangiriye. Ibyo bintu ni ingenzi kumenya kugira ngo umenye nimba uri na irregular, kuko ibyo bizagufasha kumenya nyine gutekinga serious igihe cyose ubonye any change, impinduka ku buzima bwawe, cyane cyane abamama. Ndabizi neza abakobwa babifisa kumenya nimba bari irregular, kuko like the more ugenda uba regular biguha amahirwe, bikwereka yuko ushobora kuba ufite na chance nyinshi yuko wanasama byihuse kandi neza, igihe cyose wumva witegura nyine kuzasamira bitewe na plan zawe. Ikindi kintu nyine mukwiye kumenya ni ibintu bimwe na bimwe bishobora kwereka yuko uri muri ovulation, ariko ari naho turi bute turebera the safe period na fertility period. Ubundi wenda turebeye kuri kalendari, nimba ufite iminsi 28, nimba ufite iminsi 28, hari iminsi itajya ihinduka. Nk'uko nabibabwiye, iyo menstrual cycle igira phase enye. Hari phase ya menstrual phase igihe wagiriye mu mihango, hakazaho follicular phase hagati y'igihe wagiriye mu mihango n'igihe uzakorera ovulation, hakazaho nyine ovulation phase na luteal phase, niya phase iri inyuma ya ovulation. Rero nimba ufite iminsi 28, urafata 28 ukuremo iminsi 14. Ese iyo minsi 14 ivuze iki? Iyo minsi 14 ikintu ivuze ni ya minsi iri inyuma ya ovulation. Iyo minsi ntihinduka, waba uri regular, waba uhindagurika, waba udahindagurika. Iyo minsi 14 ntabwo ihinduka. Rero ufata iyo minsi yawe, nimba ufite na cycle ifite iminsi 30, uzafata 30 ukuremo 14. Nukuremo 14 bizakwereka umunsi ushobora kuba waragiriye muri ovulation. Wenda ndaza gushyiraho akantu neza kabigaragaza, ariko ubundi ni uko nyine tubyerekana. Ubwo rero nimba ugira iminsi 28, kugira ngo umenye itariki ukoreraho ovulation, uzafata 28 ukuremo 14. Nukuremo 14 uzabona ko ukorera ovulation ku munsi wa 14. Nimba ugira iminsi 30, uzafata 30, muzayibara mukurikije kwa kundi nababwiye, uzafata 30 ukuremo 14. Nukuremo 14 uzabona ko ovulatinga cyangwa amagi yawe aba release ku munsi wa 16. Nizere ko ibyo bintu mubyumvishe. Rero nimba ubonye wenda ko ukora ovulation ku munsi wa 16, nibyo bizagufasha kumenya fertility period yawe n'igihe kiri safe cyawe. Ni ukuvuga ngo tuvuge urugero rw'iminsi 28, uzaba ovulatinga ku munsi wa 14. Icyo gihe rero ku munsi wa 14 nicyo gihe cyawe cya ovulation, kugira ngo umenye iminsi yawe iri safe. Ubundi bitewe n'uko intanga ngabo igira life span yayo, igihe cyose yageze mu mubiri w'umugore imara nibuze iminsi 5 itegereje. Research cyangwa ukuntu siyansi bigaragaza, bamwe bahitamo kuba bafata, nimba babonye ku munsi wa 14 ukabara iminsi 5 usubira inyuma, icyo gihe cyose haba hari amahirwe menshi y'uko watwita. Ariko nanone ukongera ukabara nk'iminsi 3 ujya imbere, ubwo hagati ya 14, 15, 16, 17, iyo minsi bavuze yuko naho hari probability nyinshi y'uko wasama, uvuye nyine gutekinga precaution kugira ngo nyine utaba watwita. Ariko none ya minsi 3 cyangwa 5 usubira imbere, ubwo ni ku munsi wa 13, na 2, na 1, 19, hari risk nanone y'uko nyine ushobora gutwita igihe cyose ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Rero icyo gihe nicyo twita fertility period. Umuntu wese aba akwiye kumenya ya minsi yose iri hafi na ovulation, uba ugomba kwitonda kugira ngo nyine
utaba watwita ari ibintu nyine utateganyije igihe cyose nta zindi measures nyine ufite muri ako kanya, kugira bigufashe nyine kumenya uko wita no ku buzima bwawe, ariko nanone usibye no gutwita uba ugomba kumenya kuko hari impinduka nyinshi zishobora kuba muri iyo minsi, hari iyo kwiyumva mood yawe isa nkaho yazamutse, ariko bamwe bashobora kumva batameze neza, ibyo byose ni ibintu ukwiye kumenya kuko hari impinduka nyinshi, hari igihe uzasanga muri icyo gihe ubushyuhe bwawe bwo mu mubiri bwiyongereye, akenshi bavuga ko hiyongera 0.5 degrees Celsius. Ibyo rero ni ibintu ukwiye kumenya kuko harimo abantu babyuka buri mu gitondo wenda bipima temperature zabo, igihe cyose uzabona byahindutse bishobora kuba kimwe mu kimenyetso cy'uko wovilatinze nyine, bikaba ari ibintu bisanzwe. Ikindi ku bagore bazagira harimo kuzana mucus mu gitsina nyine zisa ururenda rwo mu gitsina bisa nkaho bifashe, akenshi bikweduka gake, ugasanga nyine biri think, ubundi busanzwe bisanga bikweduka cyane, ariko iyo biri think akenshi biba ikimenyetso cy'uko nyine ushobora kuba uri kuvilatinga. Ikindi biba byatuma nyine umenya n'uko wiyitaho, kuko akenshi uzasanga mood igenda ihinduka muri ya period yawe y'imihango, uzasanga akenshi mu ovulation abantu benshi bamera nk'abacika intege bitewe n'uko progesterone iba yiyongereye, uzabona nyine abantu benshi bacika intege, bafite imbaraga nke, bameze nk'abarwaye. Ibyo ni ibintu biri normal umuntu akwiye kumenya kuri fertility nyine yiwe cyangwa y'umugore, kugira ngo afashe kumenya n'uko witwararika. Rero ndakeka ubu ni ubumenyi umuntu wese aba akwiye kugira, kumenya kubara menstrual period yiwe iminsi igira, kumenya kubara nimba ari regular cyangwa irregular, kugira ngo ikintu cyose change yose yabaho mu buzima bwe abashe kumenya aho agomba kugana, nyine ko agomba kujya kwa muganga bakamufasha nk'uko bisanzwe. Nizere ko muri iki kiganiro hari ikindi kintu wongeye kunguka cyane, nifuzaga kubagezaho nyine kugira ngo mugire uduhint kuri fertility period yanyu, cyane yuko twita ku buzima bw'umwana bw'umubyeyi, kugira ngo nyine bose barusheho kumera neza. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye ikiganiro, kandi ntugende udakoze subscribe na like kugira ngo udushyigikire mu biganiro byacu. Ciao ciao.